Muraho neza, tugiye kuganira ku miti y'umwimerere ifasha abagore batwite kurwanya iseseme. Muri iki kiganiro turagaruka ku miti y'umwimerere yemewe mu kugabanya iseseme ku mugore utwite. Tumenye n'impamvu habaho iseseme ku mugore utwite, tunarebere hamwe inama z'uburyo wakwirinda kugira iseseme mu gihe utwite. Kurikirana kino kiganiro kugera ku musozo kugira ngo umenye akamaro k'imiti imwe n'imwe y'umwimerere wirengagizaga, ariko umenye n'ingaruka zishobora kubaho mu gihe cyose wayikoresheje nabi. Njye tugiye kubana muri kino kiganiro, ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze. Nitwa Miriam. Dore uburyo bw'umwimerere bukunze gukoreshwa kandi bwagaragajwe ko bushobora gufasha nta ngaruka mbi ku mwana mu gihe mama we ayinyoye amutwite. Uburyo bwa mbere ni ukunywa icyayi cy'umwenya. Unywa icyayi gike cy'umwenya cyangwa ugahumeka impumuro yacyo, kuko impumuro y'icyayi cy'umwenya iturisha igifu, ntikizamura iseseme ndetse kikanakurinda ikiniga. Uburyo bwa kabiri bw'umwimerere burinda iseseme ku mugore utwite ni ukugabanya ibiryo byinshi icyarimwe. Fata ibiryo bike bike aho gufata ifunguro rinini icyarimwe. Irinde kandi kurya ibiryo birimo amavuta menshi. Ni ukuvuga ngo iyo ugiye kurya wirinda kurya icyarimwe ibiryo byinshi nyine ukumva ushaka guhaga ako kanya. Oya, ugenda ubiparitajamo ubigabanyamo ibice bice, ukiha igihe uza kujya urira nko wakunda umurwayi w'igifu cyangwa wa diyabete arya, kuko iyo ubiririye icyarimwe ugahaga ushobora kugira iyi risike yo kuruka. Uburyo bwa gatatu ni ukwirinda gusonza. Jya urya akantu ka buri masaha make, kuko inzara ishobora kugutera isesemi, cyangwa se waba wari ufite agaseseme gake bigatuma igenda izamuka. Ni ukuvuga ngo wirinda ko igifu kibamo ubusa, kubera ko inzara ubwayo ishobora gutera umugore utwite kugira iseseme. Uburyo bwa kane ni ugukoresha indimu. Kamura amazi y'indimu maze uyashyire mu gakombe, ushyiremo utuzi duke, ubundi ujye usomaho ntugotomere. Ikindi kandi ushobora gufata indimu ugakatamo uduce duto duto ukajya utwihumuriza, kuko impumuro y'indimu irwanya iseseme. Icyiza cy'umwihariko ku ndimu ni uko yifitemo vitamine C. Abagore batwite kandi barayikenera cyane, kandi ikaba inamufashe kurinda iyo seseme. Ni ukuvuga ngo n'umudamu ubundi udafite iseseme yakabaye akunda gufata icyayi cy'indimu, cyangwa se agafata amazi agashyiramo indimu akajya yanywa gake gake. Ni ukuvuga ngo indimu ku mubyeyi utwite nta kibazo, ni nziza cyane kubera n'iyi vitamine C yifitemo, naho umudamu yaba atagira iseseme. Uburyo bwa gatanu ni ukunywa amazi ahagije. Kunywa amazi buhoro buhoro ariko kenshi bifasha kugabanya iseseme. Hari abavuga ko amazi ashyushye gato afasha kurusha amazi akonje, ariko byose ni amazi. Wowe icyo ukora ni uguhitamo agukundira muri bwu yawe, bitewe n'ubusharirirwe mu kanwa kawe, bitewe n'uko wiyumva. Ni uguhitamo hagati y'amazi y'akazuyazi ndetse n'amazi akonje, ugahitamo ayo ukoresha. Akuguye neza ugakoresha ayo, ariko ukajya uyanywa inshuro nyinshi ari kunywa duke duke. Hari abantu bambajije ngo mbese icyayi cya tangawizi kukinywa kiremewe ku mugore utwite? Nibyo rero, tangawizi ivura iseseme muri rusange nk'uko abo bantu babizi nyine kwivura. Ndetse tangawizi ifite n'akamaro kanini cyane, ariko ku mugore utwiteho birasaba kubyitondera, kuko ushobora gukiza ikibazo kimwe ariko ugasanga uteje byinshi. Iba nziza cyane nk'umugore utwite, hari ukuntu ajya akunda kugira constipation, kandi tangawize ikoresha mu igogorwa, ugasanga iraryoroshya ikaruba yarwanya constipation. Ikindi kandi umugore utwite agira iseseme, nibyo tangawizi ibasha kuvura iyo seseme. Ariko ku mugore utwite rero nanone ni icyitonderwa. Tumaze kubona yuko ushobora kuyinywa uri kurwana n'ikibazo kimwe kikubangamiye,
ariko ugasanga uteje ibibazo byinshi. Umugore utwite rero si byiza ko akoresha tangawizi nk'umuti kuko ishobora kumutera risike zitandukanye, harimo no kuba yatuma agira ibise mbere y'igihe maze akabyara igihe kitageze, kandi ishobora no kuba yamubangamira ku maraso cyane nk'abantu basanzwe bagira amaraso adakunda kuvura. Ubwo rero umugore utwite agomba kugira atansiyo, ntabwo yakoresha tangawizi nk'umuti mu gihe cyose nta nama yahawe n'umuganga, kuko ibitera imbaraga karemano biba muri tangawizi ari byo bishobora gutera umugore utwite ibise maze akabyara mbere y'igihe cyagenwe cy'uko agomba kubyara. Aho urumva ntabwo aba aguwe neza, nubwo isesemi iba yashize ariko risike yo kubyara hatageze nayo ni ikindi kitakwihanganira. Akaba ariyo mpamvu abagore batwite bagirwa inama yo kudakoresha tangawizi mu buryo ubwo ari bwo bwose. Niba uri kumva kino kiganiro ukumva warigeze kuyikoresha ikanakugwa neza rwose, wagize umugisha, wagize Imana. Biterwa n'imiterere y'umubiri wawe, ariko uko yakuguye ntabwo ariko yagwa mugenzi wawe. Ntabwo bivuze ko uyinyoye wese bimugiraho ingaruka, kuko hari ushobora kuyinywa akanywa gake cyane ubusa akabishobora, yarangiza isesemi igashira akagubwa neza mu igogorwa, constipation nayo ikagenda, akamera neza pe, akageza no ku gihe cyo kubyara nta ngaruka zindi zibayeho kuri we ndetse no ku mwana. Ariko niba umuntu akubwiye ati birashoboka ko hari risike yashobora kubaho, yaba kuri umwe ndetse no ku wundi hakaba n'abitabaho. Ibyiza ni ukwirinda rero, kuko kwirinda biruta kwivuza kugira ngo ukemure ikibazo kimwe nurangiza usange uteje byinshi. Ni ukuvuga ngo niba warayinyoye ntugire ikibazo, ni Imana wagize, Imana ishimwe cyane. Ariko kandi ntibivuze yuko niba warayinyoye ntugire ikibazo, ntibivuze ko hari abo itateza ikibazo. Undi muntu yagize ati kurya ugahaga ku mugore utwite koko birinda isesemi. Ese koko nibyo? Ku mugore ukunda kugira isesemi iyo atwite kurya ugahaga si byiza, kuko igifu gishobora kuzura vuba, kandi ku mugore utwite igifu kiba cyegeranye n'umwana, ntikiba gifite umwanya munini nk'uko bisanzwe ku muntu udatwite ngo cyisanzure mu kazi kacyo. Niba utwite rero ukarya ugahaga ugasanga igifu kiruzuye, bishobora gutera ikiniga ndetse n'isesemi, bikaba byakuviramo no kuruka. Icyiza rero ntabwo byemewe kurya ngo uhage, ahubwo nk'uko twabibonye uba ugomba kurya uturyo duke duke mu byiciro bitandukanye. Ikindi kandi bishobora kongera aside mu gifu maze nabwo isesemi ikazamuka. Ikindi kibi cyo kurya ugahaga mu gihe utwite ni uko umubiri utabasha gutunganya ibyo wariye neza. Kurya ibiryo byinshi icyarimwe bituma umubiri ugira umutwaro, bigatera ubunebwe, isesemi n'ihungabana ry'igogorwa. Urumva icyo gihe ntabwo umugore utwite aba aguwe neza, abaho nk'uri kubuye. Ibyiza byo kurya uturyo duke duke ku mugore ugira isesemi atwite ni uko bituma amaraso aguma mu rwego ruringaniye, maze isesemi ntibone uko izamuka. Kurya ntuhage cyane, ntunasonze cyane, ukaguma hagati na hagati, nibyo byiza bifasha kugabanya isesemi, kandi bituma umwana agubwa neza, kuko iyo nyina aguwe neza n'umwana agubwa neza. Ariko iyo hagize ingaruka mbi zigera ku mubyeyi, n'umwana agirwaho n'izo ngaruka, ndetse nawe umureba ukabona ko aguwe neza. Nubwo iba ari uburyo bw'umwimerere rero, si byiza gukoresha imiti cyangwa ibinini utabajije muganga, cyane cyane niba isesemi ikomeje kuzamuka ku rwego rwo hejuru ukaba utabasha no kunywa amazi. Gerageza usange muganga umugisha inama akubwira icyo gukora. Inama naguha dusoza: kunda kuruhuka bihagije, kuko umunaniro ushobora gutera isesemi cyangwa se ukongera isesemi ku muntu wari usanzwe afite isesemi nkeya. Kunda kugira gahunda yo kurya, kandi urye uturyo duke duke. Irinde ikintu icyo ari cyo cyose cyakongerera isesemi. Urugero nko kurya ibiryo bifite amavuta menshi cyangwa kwegera ibintu bifite impumuro ikaze cyane. Ikindi ni uko utagomba kwihererana iyi miti ngo uyikoreshe ku gipimo cyo hejuru, nubwo twavuze ko ari iy'umwimerere, kuko ikirengeje urugero cyose kiba kibi. Gisha inama muganga wawe. Inama ya nyuma: ihanganira impinduka z'umubiri, kuko mu mpinduka zibaho ku mugore utwite n'isesemi iba igomba kuzamo. Humura rwose, isesemi nta byacitse, ahubwo ni ikimenyetso gisanzwe cy'uko umubiri w'umudamu uri kwitegura ubuzima bushya, kandi gishobora kugabanuka hagati y'ukwezi kwa gatatu.
ubuzima bwiza, isoko y'iterambere mu muryango. Nkwifurije kugira ubuzima bwiza bw'umubyeyi n'ubw'umwana. Ndagushimiye. Tugezeho igitekerezo cyawe cyangwa inyunganizi yawe muri komenti cyangwa kuri WhatsApp nimero 0788 73 78 15. Mugire amahoro naho ubutaha. Ndagukangurira gukora like kuko ni ingenzi cyane, ukore subscribe, ukore kukazogera kugira ngo tujye tubana mu bindi biganiro.